ndagira ngo mbabwire mu karere ka mbere gatanga umukamo ingo zacu hafi 98% 80% zifite inka mu rugo, mufite amata, abadafite inka mufite amatungo, mufite inkoko, mufite n'ibindi. Ndagira ngo n'abasabe ibintu byose dufite bikomeze bidutunga. Twavuze ibikorwa twagiye tujyana nabo n'abafatanyabikorwa, ariko mwiyemerere babwire ko abafatanyabikorwa twafatanyije kujyana mu rugamba rundi bijyanye n'imyidagaduro. Mwiyemerere babamurikire igikombe gicumbi yazanye cyatumye dusubira mu cyiciro cya mbere. Turishimira ko twahaye agaciro igikombe cyaza irushanwa ry'Umurenge Kagame Cup. Dushimire umukuru w'igihugu ku miyoborere myiza. Komeza harimo cyane cyane kwita ku mwana, twita ku mirire ye, aho naho ngira ngo twishime kubera ko akarere ka Gicumbi dusa naho twarashe ku ntego. Dukora amakarita y'ishuri, dukora ndetse n'ikoreshwa ribi ry'inzoga zisembuye. Kumurika ni bamwe muri benshi bakora ibikorwa baje kumurika bino, kuko bose tutari bubazane hano. Korera mu karere kose ka Gicumbi, barizwa muri Caritas Byumba, n'umushinga Caritas Byumba implementinga duhugura n'abaturage ku bijyanye no kubungabunga amashyamba no kubashyira mu makoperative. Twabazaniye akarima k'igikoni ko ntabwo tukagurisha, ahubwo turakerekaniraho, ariko ni akarima k'igikoni keza. Umwarimu wa magana nani yewe uri kubigisha guhinga neza, kubigisha mbere bashishije abakorerabushake cyangwa se abavolonteri mu rurimi rw'amahanga. Abigisha nuko bayibara, tubabwira tuti iyo umuntu yujuje imyaka 15 ubwiteganyirize ahabwa pansiyo. Twakira ubwizigame bw'abakiriya bacu baza batugana, kandi abanabishaka tukaba twabafasha kwiteza imbere mu buryo bw'inguzanyo. Iyi ndera amagi irahendutse, ikorerwa muri Rutabu. Murabona izi ni imbaho zigikoze, meza ameze neza, ndetse n'abafite ibirori byo kujya ku murenge nabo tubambika amakanzu. Komeza umurava, komeza impuhwe zawe mu gutuma barushaho kwita ku bana. OSOS n'umuryango ushingiye ku mwana bakeya kubera umushinga wa Kurumenye wa SOS ukorera ku kigo cyacu. Yo muri intambwe z'ibirenge byanjye ahasigaye bikomereze diro. Amazi ahita agenda agatwara ubutaka bwacu ugasanga bwagiye mu kabande. Isigazwa by'ubuki. Intego yacu ni uguteza imbere ubworozi bw'inzuki bwa kijyambere no guteza imbere ibikomoka ku nzuki. Itsinda rikora amavuta, amasabune, isabune y'amazi. Gafite na pasura, murabibona, kanga kushobora kukambara uwarimbye. Ikindi batwigishije kudoda ibikapu nk'uko wabibonye, biriya bikapu byose n'ibi biraha byose nitwe tubidoda. 20 kagodasi. Mbese ni ukuvuga muri rusange dukora n'imikandara, ikongera ikamanuka. Indi ushobora kwambara imyaka iruteye ikora mu kirenge nta kibazo irajya. Imyaka 2 cyane rwose. Iyi niyo twita kaucu, iyi tuyifashisha rero mu gukora terapi y'urukweto. Iyo ku ruhande hino bigura kimwe, iyo ku ruhande arasitike nayo ni 3-5. Dore ibi ni bimwe mu bikoresho bagiye baboha ndetse bakanakora n'inkweto. Hari n'imiti rero ikomoka ku bimera ariko ikoze mu birungo, niyo mpamvu bakunze kugura amajyani hano murahabona amajyani ya romari. Cyane barishinga ariko abana baza bagana bahakumenya nabo bakagenda. Karita nsuzumamikorere community scorecard. Iyo karita nsuzumamikorere akaba ari umurongo umuturage anyuzamo ibyifuzo. Uwo mushinga ufasha abanyeshuri bafite ibibazo babana n'ibibazo mu ngo, abaturage mu buryo
butandukanye bwo kwihangira imirimo. Yemerewe gusangira gutanga amasomo agezweho kubafasha gukora inyigisho mu masomo agiye atandukanye harimo aya siyanse. Abagoronome umunsi ku munsi mbana n'urwo rubyiruko aho tubagira inama z'ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere. Iyo umukiriya afite ikibazo kigendanye na kashi waba ashobora kudakora neza cyangwa se yifuza ifatabuguzi mushyashya, ifumbire y'inkoko dufata amatondori y'inkoko tugashyira mu kidomoro tugashyiramo amazi, noneho ariyo tuvuga akabafite ibara ry'umuhondo. Ubumenyi bwabo bugatera imbere. Abana benshi gacurabwenge mu Nyange n'ahandi abana niko bataragera ahangaha bamaze kumenyera gusoma hifashishijwe ikoranabuhanga. Nk'umuturage udafite nk'ibishyimbo ashobora gufata iyi kayote afite kiriya bijumba uburyo bworoshye cyane ko ibiryo by'amatungo muri iki gihe usanga bihera bakenera ibiryo. Iyi ni ivubwe tukayita urakariya, kikaba ikinyampeke. Amata yayo ikayatakaza ikora urugendo. Twe rero kubera ko twororera mu biraro amata yacu ariyongera. Abasore